Don't joke with me Malaya, Mimi Malaya. Jawe burya sindi malaika. My life is full of a story, it's full of a story. Don't joke with me Malaya, Mimi Malaya. Jawe burya sindi malaika. My life is full. Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe ukurikiye YOSETV. Ndatekereza ko umeze neza, nawe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo bundi ibintu bikagenda neza, hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bigacamo. Ndi niyo nkuru Karine rero nk'ibisanzwe, ni YOSETALENTTALK, aho tugenda tuganira n'abanyempano bagiye batandukanye, tukumva iyo bava, iyo bajya, maze tugafatanya nabo urugendo. Akanya nk'aka ngaka rero uzaniye umutumirwa mushya, ushobora kwibaza ngo ni muntu ki? Muraho neza? Amakuru y'iminsi? Amakuru ni fresh kabisa. Wow, umeze neza, urasa neza cyane. Ni kubera iki? Nyine nk'abantu bategereje barateguye igihe cyose update nyine tuba twaragiye nyine abantu nyine b'abasanitari nyine urumva agomba kuba nyine nk'umuntu uri mu kazi kandi akarimo neza cyane. Aravuze ati ugomba kuba uri update, usa neza, umeze neza. Watangira wibwira abakunzi bacu ba YOSETV se kugira ngo tukumenye no muri ubwo buryo wari uvuze uti abantu nkatwe babasari. Ya ubundi nge just nitwa Randev. Ya Randev, just nyine ni Randev nyine nk'umuhanzi. Ati mu buryo bw'ubuhanzi ni Randev, ariko izina ryawe risanzwe ni rihe? Ubusanzwe nitwa David Mugisha. Ya niyo mazina ababyeyi banyise. Kandi ngeze aho nsanga nyine ngomba kwita Randev. Ya kubw'impamvu nyinshi zitandukanye nyine. Ya kantu k'umuziki cyane nisanzemo. Nsanga kandimo neza nyine yamitamo kwita Randev. Ya. Ati ni Randev, nari mbakompejeho gatoya ngo ni umuhanzi. Duhe ku njyana yawe pire nyine kugira ngo abakunzi ba YOSETV dutangire tukumva neza. Selector, Mr. Selector, don't joke with me, I'm like a fisherman, no after the fando hater. I go then I shoot on the target, akana gataka, gutaka, ngenda kataka. Sinjambura amasasu muri magazine, amasoko ndayavubura. Ibyo wigira nge burya nanakuvura, ugasigara uririmba hamina. Don't joke with me Malaya, Mimi Malaya. Jawe burya sindi malaika. My life is full of a story, it's full of a story. Don't joke with me Malaya, Mimi Malaya. Jawe burya sindi malaika. My life is full of a story, it's full of a story. Yeah. Ati sindi marayika n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ni indirimbo nziza, ufite indirimbo nziza? Yeah, many people bambwira ko ari nziza kandi nawe ndabyemera ko ari nziza. Yeah. Of course ni nziza cyane, ariko hari umuntu utazi gutandukanya injyana nkanjye. Umuririmbi yihe njyana? Okay, nge akenshi nkunda gukora injyana Afrobeat. Yeah, rimwe na rimwe R&B n'izindi njyana zose nk'umunyamuziki ubundi ntago uba ahantu hamwe gusa, ariko nyine cyane ni Afrobeat, ariko nyine bitavuze ko n'izindi njyana nazikora bibaye ngombwa. Mu gihe niyumvishemo nyine ya cya gitekerezo cyanjye kijemo ngasanga wenda mfite vibes zenda za R&B, rumba, maybe ya n'izindi njyana zitandukanye, it depend. Gusa nyine cyane Afrobeat cyane. Arabivuze cyane ati nkunda injyana zigiye zitandukanye, ariko Afrobeat niyo akunda cyane. Ufite ijwi ryiza nabikunze, ariko se umuntu yatekereza ati byaje bite? Yeah, okay, kuvuga ngo byaje bite, just nge ni ikintu navukanye, narabivukanye. Ntabwo ari ibintu nagiye kuvuga ngo byaje gutyo, nanjye naravutse nsanga bindimo. Yeah, mukumbamo bisanga nanjye ndanabikunda, turahuza nyine ndabikora kuva nkiri umwana muto. Nakundaga kuririmba cyane. Yeah, no gukompoza indirimbo. Yeah, ngeze aho nsanga nyine
bindimo neza n'ukuntu nabikundaga ndagufata umwanzuro wo kubikomeza birumvikana. Ubwo wenda watangiye nko kuririmba indirimbo zawe bwite ufite nk'imyaka ingahe? njye ndirimba indirimbo yanjye ya mbere bwite nafite imyaka 11 nibwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere ndanayiririmba narayanditse gutyo njye nyiririmbira abasani hafi aho ngaho gutyo bisanzwe ntabwo nari nakagiye studio njye gukora indirimbo ariko nyine naririmbiraga abasani nkabwira nkakantu muri bako kumva ndambwira nkakantu ninjye bakanditse nyamara bamwe bakambwira bati nyine keep up abandi bakambwira bati genda ushyiramo imbaraga bizagenda biza se nyine bitewe n'urukundo nabikundaga nyine niko nagendaga nyine binzamo cyane kurushaho ko nkumva ko mbishoboye kurushaho bitewe n'ukuntu nyine nabyiyumvagamo cyane. Ati bitewe n'ukuntu nabyiyumvagamo cyane. Hari umukunzi wacu wa YOSETV ni umwana mutoya ariko aratekereza ati sinatangira kuririmba sinatangira gushyira hanze impano yanjye nyamurika ukurikiye YOSETV uko waba ungana kose impano aba ari impano ibintu byawe tangira ubishyire hanze. Ariko nanone indirimbo maje gusohora ubu ni zingahe ziri kumugaragara abantu bavuga bati iriya ni indirimbo ye? Indirimbo maje gushyira hanze ni indirimbo enye hari iyi ndirimbo yitwa Malaya, hari yitwa Over, hari yitwa Mwijuru, n'indi yitwa Inzozi. Nizo ziri YouTube. Umuntu yajya akazisearching akazibona ni Rendezvous official. Cyasi benshi bakunda kuvuga ngo ni Rundavu. Wakoresha ibyo ushaka nyine ziri YouTube wazisangayo. Ati ziri YouTube wazisangayo. Iyo yitwa Over igira ngo iki? Iyo yitwa Over iravuga tangira to love you nilikupenda to tell you narabikubwiye you told me ntibishoboka nanjye rero nakunze undi just to give up sinsubira inyuma no sinsubira inyuma no sinsubira inyuma I don't see me loving you kugukunda narabirenzwe ibikomere wanteye byarakize hari uwampojeje yamarira I'll never give up kumukunda ngenda mukunda zifura senegi nikomeze as strong as the rock ubu nubatse ku rutare I'll never give up and never go back no never return back to you. Just universe yayo ya mbere. Ati universe yayo ya mbere no mu buryo bwo kwiyandikira nimwe mwiyandikira se? Kwandika cyane nkunda kwandika cyane ndabikora cyane nkunda kwiyandikira n'abandi ndabandikira bibaye ngombwa just abakeneye indirimbo zanditse bambwira nkabakorera akazi kose byose ndabikora cyane. Wabitubwiye cyane uti indirimbo zanjye maje gusohora nenye ariko nk'abafana bawe abakunzi bawe twe tugukunda ahajye watubwiye ngo tujye kuri YouTube channel yitwa gute? Abafana banjye njye kuri YouTube channel yitwa Rendezvous. Just nyine ni Rendezvous rani yo kwiruka ifatanye na Devu inyuma. Benshi bakunda kuvuga Rundavu. Rendezvous official wagenda ukazisearchinga indirimbo zanjye wazisangaho. Bakora share, subscribe. Na comment nyine kugira ngo nkomeze kubaha ibintu byiza cyane bagenda bashyiraho comment bakagenda bampa ibitekerezo byabo. Ati aho ngaho niho wazisanga kandi n'ibitekerezo bigiye bitandukanye comment amashare byose mwagerayo mukabikora. Ariko nanone umuntu yakongera agatekereza ati wowe nk'umuhanzi usohora ibihangano byawe umunsi ku munsi ufitemo iyo mpano bivuze iki kuri wowe? Mbere na mbere kuri njye nk'umuhanzi bisobanuye byinshi cyane. Just bitewe n'inzozi zanjye mfite mu muziki buriya iyo nkoze igihangano wagishyira hanze kuri njye hari icyo babisobanuye bari intambwe mba nteye kurenza iyo narindiho. Just niba naratangiriye ku ndirimbo ya mbere nkayikora nkayishyira hanze akora ya kabiri ya gatatu hari icyo mba ngenda nunguka kandi nyine no mu nzozi zanjye ko numva ko umuziki w'u Rwanda na Afurika muri rusange ngomba kugeza ahantu haremereye cyane. Iyo ari igihangano nshyize hanze ko bwanjye mba numva bifite agaciro kanini cyane bigakomeza kumpa imbaraga kugenda na approaching inzozi zanjye muri rusange.
ati umunsi ku munsi ngenda ngera ku nzozi zanjye, ngenda ngera ku bintu mba nshaka kugeraho. Hari umunyempano ukurikiye YOSETV, akaba nawe afite impano, hari ibintu ashaka gusohora ariko ari guhura n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye. Uwo muntu wamubwira iki? Ikintu nababwira cyo buriya ibintu dukora, imiziki dukora, imbogamizi bari nyinshi. Just ntabwo wabura imbogamizi mu bintu byose wakora, ahubwo nyine ikiba gihari no kumenya kuva kaminga za mbogamizi uri guhura nazo. Just abenshi bakunda kuvuga imbogamizi ngo ubushobozi, yawe nimba wumva ushoboye ikintu kandi ugikunda ukaba wiyumvamo iyo mpano koko uyifite, ndumva nta kintu cyakubuza kugikora. Even though wakumva ko nyine ufite iyo mbogamizi, wa predictinga no muri future. Predictinga buriya ntago umwana avuga ngo ahita yuzura ingobyi, ntago byashoboka. Ahubwo nyine gake gake urakora bitewe n'uko imbaraga zawe zingana. Kugenda ukora, ntabwo nkeka ko wakora none ngo neje ukore ibintu bize bigisa kwa kundi, cyangwa se ngo ubone uracyari handi wari uri. Sinzi ko bishoboka. Kugenda ukora rero, uyu munsi hari icyo ukora, ejo ukongera, ni step by step nyine. Nkuko udashobora kurira etage ngo uhite usimbukira kuri floor ya nyuma, ntabwo byavamo. Urabanza ugahera kuri floor ya mbere, gake gake, ya kabiri, ya gatatu, ukisanga ku ya nyuma. N'ibindi niko bigenda rero. Icya mbere ni passion ufite. Mbere na mbere undi ukunda kuvuga ngo ikintu cy'umuziki dukora mbere na mbere ntabwo wakijyamo ugiye gufata amafaranga. Hari abantu bajya bibesha ngo abahanzi barakize buriya, akavuga ati abahanzi barakize, agenda zikagiye kuyora amafaranga, yakora indirimbo ya mbere bikanga, avuga ati ndayamanitse, ya kabiri avuga ati noneho kabaye. Ariko nyine ubundi siko biba bigomba kugenda, ahubwo nyine ni step by step. Ugakora uyu munsi kimwe, ejo ukisumburaho gutyo, cyane kugenda ubona izindi mbaraga zigenda ziva ku mpande gutyo, ukisanga byarabaye nyine karafashwe, just gake gake nk'uko nguko. Yego, message arayitanze. Nawe udukurikiye ukunda YOSETV, message arayitanze cyane, ati buhoro buhoro nirwo rugendo. Ariko none byanga bikunda, muri ziriya ndirimbo zawe enye ziri hanze, hari ukunda cyane, hari bestinga cyane. Aka kanya wayiturimbira kugira ngo nyine dukomeze turyoherwe. Just indirimbo nkunda cyane, ziriya ndirimbo zose. Ni nshyashya yihari yitwa Malaya, niyo nkunda cyane. Niyo nkunda cyane, ndumva ari nawe nabaririmbira. Just uko dugitandana nabahaye verse ya mbere, ngiye kubaha verse ya kabiri, nawe mwumve uko nyine. Sniper accelerator muguzi nta kiguzi, kwilanka ni marshal, indagemyo ni marshal, labazi ko banzi bari besi nyamperezi cyana burya, iyo fivije mfatiraho nkoreraho nta mikino. Sinjyambura amasasu muri magazine, amasoko ndayavubura, ibyo wigira ngiye burya nanakuvura, ugasigara uririmba mina. Donja kwimimi malaya, mimi malaya, njyewe burya sindi malayika, my life is full of a story, it's full of a story. Donja kwimimi malaya, mimi malaya, njyewe burya sindi malayika, my life is full of a story, it's full of a story. Story. Just niyo verse ya kabiri iri YouTube, banayisangaho, yitwa Malaya. Bakayisearchinga bakajya kuyumva neza, akayumva irimo n'ibikoresho nyine bicurangije, bakumva uburyo imeze fresh bya danje. Aririmbye cyane, ati ni Malaya, ariko nanone mujye kuri YouTube channel ye yayivuze. Ariko nkongera nkatekereza nti wenda mu buryo bw'abafana muwamubona ari uburyo bushimishije abafana, ubona ko umaje kugira abafana benshi. Sinzi ko icyo gitekerezo nakigira ngo mvuge ngo maze kugira abafana benshi. Buriya njye ntabwo njya nkunda kunyurwa buriya. Ndajya numva bavuga ngo ni cyego njye ntabwo njya nyurwa, ntabwo bimba mu buzima bwanjye. Even if nagera ku rwego, ubwo sinaba urwego rwande, sinzi ko nshobora kuzahagarara ngo mvuge ngo nabonye abafana. Wapi. Kuri njye ntabwo bibaho. Njye numva ko iteka ngomba kuzahora nyine
nkora just nyine nubwo tuvuga buriya ubuzima bw'umuntu ukuntu bumeze, just uyu munsi niba uguze igare ejo mu gitondo uzifuza moto, numara kugura ya moto uzumva itaguhagije wumva ushaka indege. Just kuri njye niko bimeze mu rugendo rw'umuziki wanjye, yambayeho nifuza cyane uvuga none hari aho ngeze none, ariko sinzi neza ko hari urwego nzageraho nkumva ko nanyuzwe mu mite, numva byacitse ntangire guhagarara, njye numva ko iteka njye ngomba kuzahora nyine mpereza abafana ibintu kandi ntaruhuka nyine, just nyine nta kuruhuka kandi nta kumva ko nanyuzwe. Njye nta rwego numva nzagera ngo mve ngo naranyuzwe, wapi. Ati ntibyashoboka kumva ko ngeze ku rwego rwo kunyurwa. Urumva nyine umunsi ku munsi iyo ugeze kuri step wifuza iyindi, ejo bundi ukifuza ibindi, gutyo ibyifuzo by'umuntu biba bigoye cyane kuba byagerwaho, kumva ko nyine hageze ari full. Ariko nanone umuntu yakongera agatekereza ati mu buryo bw'ubuhanzi, kariyeri yanyu muri music, hari umuhanzi ukwinspira runaka uririmba ukavuga ati wow ndamukunda kandi nkunda ibihangano bye, ninde? Okay, njye ukuntu nteye rero buriya njye nkunda kuvuga ngo ndi njyewe ubwanjye. Okay, sinavuga ngo nta muhanzi unyinspira, just barahari, ariko nyine bitewe n'ibyo buri wese akora. Just ari mbona nkavuga nti uyu nguyu karite uwayimpa, nkavuga nti iyi ngiyi yaba ari neza, n'undi nkamubona zindi karite nyinshi zitandukanye. Ku giti cyanjye rero ntabwo mvuga ngo nzaba nka runaka. Just hari ukuntu kera abana bakiri bato bakubaza ngo ubundi ngo uzaba nkande, tuvuga ati nzaba Kagame, bitewe nuko nyine wenda rero wumva nyine wenda baba we, ariko njye suko biteye. Kuri njye numva ko ngomba kuzaba nkanjye ubwanjye, noneho ngafata ahubwo na za karite mbona ku ruhande nkazongera kuri njyewe. Kuri njye niko bimeze. Okay, just nyine biterwa, hari karite nyinshi abahanzi bo mu Rwanda bafite, just gufata nka melody nkavuga nti work hard agira, kuri wewe wenda biranyinspira ukuntu. Ariko nyine bagenda bagira karite zitandukanye, ariko nyine urebye okay nta muhanzi nireferaho cyane. Bitewe na karite bafite, bose bagenda banyinspira nyine, havuga ngo just uyu nguyu iyi karite gutya ikankurura nyine, just uburyo nk'ubwo ngubwo. Yes, urusobanura uti akanyisubira bitewe n'uburyo ubumwe cyangwa ubundi. Njyewe nagize akabazo k'amatsiko, ariko uraza kukambwiraho. Hari ukuntu umuntu aba afite impano pe, afite impano, ibintu arabyumva, ariko yatekereza mu buryo bwa finance, ese materiel nzazigura iki, ese nzava ngangera ahangaha nta mafaranga mfite, uwo muntu wamubwira iki? Just ubundi iteka bigiye turebye abantu bari kuri top, tukumva ko nyine bavutse bakisanga top, ariko ubundi iyo urebye story y'ubuzima bw'abantu hafi ya bose ujya gusanga ingana kandi igenda ifite ahantu ihuriye. Ntabwo icyambere ari kuba nonaha ufite ubushobozi buhambaye, just mbere na mbere niyo mpano n'ubushobozi. Ubundi igishoro cya mbere ni ukuba ufite ubuzima. Njye ntekereza ko mu gihe umuntu agifite ubuzima afite igishoro cyuzuye, kubera ko nyine just turakorana gake gake. Ushobora kuba none nta kintu uri, ariko nyine tumara ukagira icyo ufatisha, kandi nyine ikintu ugomba kumenya nyine ni gake gake, ukamenya ko ugomba gukora nonaha, just tumara ukagira icyo wongeraho. Sa nyine ni step by step, ntabwo biza ngo bite biturika cyane nyivuga ngo kabaye. Uri ikintu cyica abantu nuko nyine abantu baravuka just yakibona akavuga ati mfite iyo mpano, hari igihe temba ko nyine agiye gutwika akumva ko kabaye, yajya studio bwa mbere yashyira indirimbo hariya, tangira gutekereza ko agiye guhita hazaho kandi ntabwo bishoboka. Ibintu byose ni gake gake bikagenda biza. Icyambere nuko nyine uba wiyumvamo ko ufite iyo passion y'ibintu kandi ubikunda, ubundi ugakora gake gake bigenda biza. Just nyine ubundi icyambere nuko kwihangana mbere na mbere, ugomba kumenya kwihangana. Niba bihanganiye ibintu, icyo nzi nuko ubundi hari imigani ibiri ngikunda kunshanga, ukuntu bajya bavuga ngo icyo uzaba cyo muragendana, akongera bakavuga ngo icyo uzaba cyo uragiharanira. Ariko ku giti cyanjye iyo nsubiye inyuma vuga ko icyo uzaba cyo giharanira, kandi nkumva ko iteka ryose mu gihe waharaniye ikintu ugomba kukigeraho. Ikintu nabwira rero nyine nuko nyine niba ushaka ikintu just gikorere nyine ukigereho. Arabisobanuye cyane, ati nimba ushaka ikintu giharanire, ejo bundi bizagenda neza, buhoro buhoro nirwo rugendo. Twakomeje kubivuga nyine, twakomeje kubikomozaho, ariko nk'umunyamuziki utubwiye yuko indirimbo za Waririmye mumajije gusohora, byanga bikunda hari imbogamizi iri big mu muziki ukunda guhura nayo. Iyo mbogamizi ni iyihe?
okay, imbogamizi zo ni nyinshi cyane, byose usanga n'ubundi ari imbogamizi ari zimwe. Ikindi kintu cyane cyane abahanzi muri rusange bakunda guhura nacyo, bakunda no kuvuga abana ubushobozi cyangwa se ibindi, ndetse na just ni imbogamizi nyinshi cyane kuba bakinteractinga n'aba producers, just ntibakore ibintu uko ubishaka, videos, just n'izo mbogamizi usanga umuntu ahura nazo. Just n'izindi mbogamizi usanga rimwe na rimwe n'abafana usanga basa nk'aho batabyitayeho. N'izo mbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Arabivuze cyane ati imbogamizi iya mbere n'ubundi ni yindi ni finance, ubushobozi kuba ari bukeya kugera ku muproducer agafasha biba bigoye n'iki. Ariko nanone hari akantu avuze ngo abafana ugasanga ntago babyitayeho. Nk'umuhanzi usohora indirimbo, ibihangano bya umunsi ku munsi bigenda bikuzamo ukeye ibihangano bishya, n'ubuhe buryo ukoresha, bumwe cyangwa bubiri cyangwa butatu simbizi, kugira ngo ibihangano byawe bigere ku bakunzi bawe babibone nyine wabikoze nibyo, ariko uburyo bwo kubibagezaho n'ubuhe buryo ukoresha kandi ukabona bugenda neza? Mbere na mbere, ubundi uburyo bwa mbere cyambere nuko nyine ukora ikintu nyine kiri attractive. Ubundi after nyine ukigira abantu nyine ukabibereka ko kiri attractive, kigeza ku bafana, zishyira kuri platforms just za YouTube n'izindi zose zishoboka. Just nyine ari ikintu abantu bakunda kuvuga nyine ngo ni ugusharinga, geza ku bafana, just nyine bitewe n'aho ushobora kugera, gusura ama platforms like this. Bwose bari uburyo bw'ico bugenda nyine umenyekanisha ibihangano byawe. Ukagenda nyine ubwira abantu nyine ibyo ukora. Mbere na mbere urabanza ugafeelinga ibintu ukora, amara kubifeelinga nyine ukereka abantu ko nabikora, amara kubibereka nyine just nyine uko ubenspire nawe niko bagenda. Burya abafana ntabwo burya igihe cyose ntabwo bakunda ikintu cyawe kubera ko bagiye kubareba ngo kibereke. Mbere na mbere just niba ukoze ikintu cyiza ukakereka umufana umwe, ibyo byo byose nuko iyo agikunze nawe ajya kureba undi akakimwereka. Ni uburyo nk'ubwo ngubwo bigenda bizamo gake gake. Arabisobanuye cyane ati n'ubwo buryo bigenda bizamo, ugenda ukora shares ku bafana bawe, abantu uzi uko bagenda bareba ibihangano byawe, n'abandi bakabyara abandi, nyine bakabyara abafana. Hari umugani baca mu Cyongereza ngo action speed rather than word, ibikorwa birute amagambo. We nk'umuhanzi icyo kintu wakivugaho iki? Okay, just nyine action iza mbere na mbere, urabanza ugakora, kuko sinzi ko nyine watekereza ko nyine uzagera kure utaragira ibikorwa. Just urabanza ukagira ibyo bikorwa nyine nko kuvuze ngo action speaks rather than words. Nyine ubundi ntabwo nyine just no kuva nyine ari igikabyo cy'amagambo, hari no kufite ibikorwa bizima. Mbere na mbere abantu ibyo bikorwa bizima nyine ubanza ugakora ikintu nyine kizakurura abafana, kuko nyine just ikintu tuba tugomba kumenya ubundi nk'abahanzi, ntabwo dukora ibintu ngo tuzabyiyumvane. Ntabwo wakora indirimbo ngo wowe yumva ubwawe nuko uvuge ngo nayirebye, ujye uvuga ngo naryohewe. Icyambere nuko nyine ukora ibintu nyine biri attractive kandi biryoheye n'abandi. Just nibwo bwa mbere bwo kuvuga nyine action, nyine ugakora ibikorwa nyine ugashyiramo imbaraga, kandi nyine intumbero nyine niba ufite intumbero ugomba gukora nawe ikintu wumva ko gifite intumbero. Just nyine bya bikorwa nyine kandi byo nyine biganza kurusha uko nyine wagira amagambo menshi uvuga ngo gutya na gutya mfite ibintu, ariko se ufite ibintu bimeze gute. Just banza ukore nyine bya bikorwa bigaragara. Ati banza ukore nyine ibikorwa bya bigaragare, kuko kubwira abafana bawe ku munwa ngo mfite iki ntacyo ubereka biba bigoye. Reka natwe bitaza kutubaho, ugiye kuduha indi njyana yawe wumvise kuzamo hafi nta kibazo. Injyana wumva nyine urumva ufite indirimbo zawe nye, ariko hari hiti kuza ku mutima ako kanya ukavuga uti iyi ngiyi yaba ari muzi waturirimbiye muri izo enye, yaba iyo wumva ikujemo nta kibazo nawe wayituririmbira abakunzi ba Yesu kugira ngo dukomeze bitubere byiza cyane. Just hari indirimbo ariko nkorera muri iyi minsi, just yitwa hejuru cyane, iyo umusore yitwa Joe West. Ukanze nifunga cyangwa kirenze, wenda bazajya bakeka ko ndenzesha. Ukwiriye ibya mirenge bitari nge, izo zabamenya niko zibivuga.
hari n'abashaka kukwegukana ntibazi ko ubu namaze kukwiharira the time is come reka mberurire ubu njye na baby wanjye nitwikoraho ikintu batumva n'ukuntu nyumva ikintu batabona n'ukuntu mfata urabacanga ukabatera no gupanika poste zawe ubwazo zibatera abajama b'ibigango bazankanda nibaramuka babonye ukuntu nkunda iyi couple ni nka sama muri season undutira ari hani ufashe mike be aka karound kari hejuru cyane ukubigenza ni hejuru cyane aka kamut kari hejuru cyane njyewe nawe turi hejuru yeah. Hejuru yeah hejuru sinzi uko bigenza my love izi feelings nshyiraho low dore nsigaye ndirimba mo low kandi mu murwa nzwi nk'ikotowo so baby do it for me yeah my baby day with me oh no ikintu batumva n'ukuntu nyumva ikintu batabona n'ukuntu mfata urabacanga ukabatera no gupanika poste zawe ubwazo zibatera guhabuka yeah. Aririmbye cyane ni indirimbo nziza ngenda nayikunze cyane urumva ko uko mugenda mukora ugakora indirimbo imwe ugakora iya kabiri ugakora iya gatatu iterambere nyine rigenda riza ariko nk'umuhanzi hari ikintu bita hit gukora indirimbo igahitinga uyu munsi aba subscribers bakiyongera ariko mu myaka nk'ibiri ukaba utayibaza umuntu ukaba utamubaza ya ndirimbo icyo kintu cyitwa hit wowe nicyo ukunda cyangwa wumva wakora indirimbo igahora nyine ari ya ndirimbo kandi numvwa n'abantu Justin ntabwo nkunda kuvuga ngo nakora ikintu nyine kirangira ubundi nukora ikintu nyine gifite just kiri long lasting nyine ntukora indirimbo ngo nyine ibe ya ndirimbo ukora abafana bakabimva uyu munsi ejo ikaba yibagiranye akaba ya ndirimbo nyine ihora ikumurwa n'abafana bakoze ikintu nibyo nyine ariko nyine kigomba kuba ari ikintu nyine just ku buryo nonaha wagikoze ariko nyine ku buryo umufana we nacyumva azajya ahora yumva nyine kimukurura akeneye kuba yacyumva yanjye nkunda just gukora ibintu nyine bihora mu matwi y'abafana cyane arabivuze cyane ati nkunda ikintu nyine gihora mu matwi y'abafana ejo bundi umuntu akayicuranga akayumva ejo bundi ugasanga indirimbo yawe koko ihitinze ibihe byose wenda bitewe na message irimo bitewe n'ukuntu abantu bayikunze none se muri izo ndirimbo zawe nye umajije gushyira hanze nihe ndirimbo ubona nawe urabona nyine ubona urwego rw'abafana nihe ndirimbo ubona yakunzwe cyane ya indirimbo yakunzwe cyane ya ni yitwa Malaya ari nayo nshyashya nyine ihari ya niyo ikunzwe cyane mbona ko nyine abafana nyine bayishimiye bakavuga bati cyaze tikomereza aho ngaho ati Malaya niyo yakunzwe cyane ubona ufite akazi kangana iki kugira ngo n'izindi ufite nazo zizagere ku rwego nk'urwa Malaya ubona ari ibintu byoroshye cyane wowe ubibona ute just nkuko nakubwiye nyine ngo nta rwego njye mbona nzageraho ngo mvuge ngo narangije ntabwo bibaho ariko nyine hari level uvuga uti Malaya igezeho kuko n'ubundi uravuze uti niri hit cyane izindi ubona uzakora he kugira ngo uzakora ikintu kingana iki kugira ngo nazo zigere nk'urwego Malaya igezeho ya gukora byo nyine sinavuga ngo narakoze cyane ngigera igomba kugera sinanavuga ngo nyine ngiri hit cyane oya sicyo bivuze nyine just kuvuga nonaha kuri ngewe nyine niyo nyine mbona mvuga nti mu ndirimbo zose maze gukora niyo igize iri kuri top just ni nkari nayo ndirimbo mfata nkari indirimbo yanjye nyine ya mbere cyane nyine gukora iyo ndirimbo wenda nakoze hayikora nyitayeho kandi nyine ya n'uburyo nyine nayikoze mbishaka nyine just ubundi nifata nkaho nyine ari yo ndirimbo yanjye ya mbere kuri ngewe just ariko ntago navuga nyine ko ubwo nakoze cyo nabwira abafana agomba kumenya ko buriya ako babonye ntago nta kiraba imvura ntabwo iragwa just iracyari kuri base uvuga ngo ibyo turi kubateganyiriza imbere byo niba bibone icyo nzi cyo nyine bazikangamo kubera ko nyine bigomba kuzaza bifite nyine urundi rwego biriho just quality ya ibintu bya bintu nyine uko nabikubwiye bazahora bakumbura ku buryo nyine azajya yumva
akumva ntabwo ashobora kuyikuramo bayishyiramo hariya akavuga ati muyisubizemo gutyo 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 yumva ko nyine nawe ari ikintu cya danje. ati sonje muyishiwe ibyinshi biri imbere ariko nyine hari icyo nibagiye kukubaza izo ndirimbo enye zifite amavideyo zose ntabwo ariko zifite amavideyo hariho visualizers audios na video just uko nabibabwiye nyine ndavuga nti Malaya is the base. Is the base. That's why they have to wait. Warubivuze cyane kandi wanabisobanuye cyane. Hari umukunzi wacu wa YOSETV cyangwa se abakunzi bacu ba YOSETV arashaka kuzaba umuhanzi, afite impano y'ubuhanzi, ayifitemo nyine ubona ko ibintu abyumva. Ariko agira ubwoba bwo kupresentinga, bwo kugaragaza ibintu bimurimo. Uwo muntu nawe agira ikintu umubwira. Justin ntabwo nuvuga ngo ntavuga ngo ufite impano ariko ufite ubwoba. Ubwoba ni imbogamizi imwe. Ni imbogamizi imwe ariko nyine ubundi mbere na mbere niba wumva ko ufite impano kandi ukumva ko ibintu byawe nyine ufitemo impano koko unabyize. Mbere na mbere ubundi hari ikintu tugomba kumenya. Buriya nk'igiye ushyira indirimbo hariya hanze, ubundi umuhanzi mbere na mbere niba uri guhanga indirimbo ubwo uba wayikunze mbere na mbere. Gabanza bwa mbere ukayumva bwa mbere ikurimo cya gihe utaranayishyira hanze kumva nyine irakuryoheye. Niba ikintu wumva ko ari cyiza kikuryoheye ukumva ko ubifitemo impano, ndumva icya mbere atari kugira ubwoba, ahubwo icya mbere ni ugutinyuka ukajya kucyerekana nyine ko ugishoboye. Iyo mpano yawe rega sinzi ko wavuga n'ubundi rega undi nta muntu utagira ubwoba, kandi banaravuga ngo umuntu utagira ubwoba nyine ntabwo ari muzima. Ni ikintu kigomba kuranga umuntu uwo ari we wese ni ubwoba, ariko nyine step izaho ni uko nyine ugomba kumenya gutsinda ubwoba mbere na mbere kurusha kuba ufite ubwo bwoba. Nyine ikintu nabwira uwo muntu na Justin abashe gutsinda ubwo bwoba bwe nyine atera intambwe nkuko yiyumvamo iyo mpano nyine ayikoresha, ko nyine rega nyine impano idakoze igeraho nyine ikadindira kugira ngo itere imbere isubire inyuma. Inama yanjye ntabwo nyine ugenda nyine agatsinda ubwo bwoba ubundi yagashyira mu bikorwa nyine ibyo yumvamo nk'impano. Arabisobanuye cyane ati ubwo bwoba bwikuganza garagaza ibintu bikurimo. Ese mu buryo bw'ibitaramo naho muritabira? Njye hose nditabira ibyo bw'ibitaramo just mu gihe nyine cyabonetse mba mpabaye. Njye nakubwiye ko mpora niteguye, even n'ubu mbwiye uti none habanguka dukora igitaramo none fa kumbwira uti gutya na gutya, niba ikintu nyine ndagikunda nyine bindimo just ntabwo ari ibintu biba bintunguye. Igihe cyose wambwirira just nabikora, numva ko no mu nzozi ntunguka ukambwira uti gutya na gutya ngasanga bishoboka nabwo nabikora. Birumvikana cyane mufite impano. Aravuze ati aho wampamagarira hose nakwitabira kandi ibintu bikagenda neza. Twe nka YOSETV turaguha courage kandi ukomereza aho ngaho. Murakoze cyane. Gusa nyine kantu kamwe nabwira abafana just nyine niba shyira umutima nyine ku bintu tubaho, niba tubakorera ibintu byiza nyine tukabitaho nabo nibatwiteho, basure platforms zacu yaba YouTube yaba Facebook, Instagram n'izindi zose zishoboka. Platforms zose wadusangaho bakagenda nyine bakareba ibihangano byacu, bakanda subscribe, bagakora share, comment nyine bakatubwira n'ibyo tugomba kubahereza mu gihe kizaza. Burya ari ibintu byinshi abafana baba bifuza, kavuga ati Randev ikindi gihe uzaduha aka kantu kandi natwe tukabibakurikiranira neza cyane. Wow, Randevu arabisobanuye cyane kandi ababwiyeho n'amakuru menshi agiye atandukanye. Turagushimiye kuba wemeye kwemera ubutumire bwacu maze ukaza hano muri studio za YOSETV. Murakoze cyane, namwe turabashimiye cyane. Imvura igwa n'isubira rero n'ubutaha turatekereza ko nitugukenera uzatwitaba. I'm ready, I'm there. Anytime you want me, you can call. I can be there. Nk'umuhanzi turasoza mu ndirimbo yawe wumva ushaka gukomeza kubwira abafana bawe kugira ngo nyine n'ubundi uri umuhanzi, akazi kawe umunsi ku munsi n'ubuhanzi. Turasoreza ku ndirimbo wumva yizikuzamo ukunda maze witura abakunzi bawe cyangwa se abafana bawe. Karibuni tujyane mu nzu, vayo baby nkwereke, ngwino baby nkwereke leke, mu ndege nundeke, fata baby wisuna, oya reka nkwereke, ndahari ndi bwelelelele, undimo bya sana,
ndemera undi mwana mfasha nkwesitale ndabonye bagize yesterday undimo bya sana ndemera undi mwana mfasha nkwesitale maze unyibagize yesterday uri inshuti yanjye winaniza cyane ngwino nkwinjire ngwino wenyine nsunike sinagutera sisi genda kugwa inyuma baby full time full package for you yeah. ati for you ariko none ndakwibutsa kura subscribe share na comment kugira ngo dukomeze kubana nawe kuri YOSETV.